Imana y'umugisha. Murabizi uyu munsi ko dufite amashimwe menshi. Kurasa ku ntego niyo gahunda. Reka tubakomere mu mashyi. Bampaye uburenganzira bwo kuvuga. Niyo umuntu atavuze yampaye uburenganzira bwose. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhagaze hano dushima Imana, ntabwo turi buvuge byinshi. Turashima Imana ku ijoro ryo kuwa gatanu. Imana yarengeye umwana wacu. Twe tumaze kurya, reka mvuga muri detaye nibwo ishimwe riri bwumvikane. Noneho afata ishaza ariko mubona ritoragura. Nibwo ubundi yafashe akantu kose agashyira mu kanwa. Noneho mubona ritoragura ndavuga yarakarya. Ndamwihorera kugira ngo nyine mu kurya ari kumwe na papa we barimo bakina mwereka gato. Noneho amuteruye numva umwana ararira cyane nk'umuntu ufite ikintu kimubabaje. Ariko nkabona arakora mu zuru. Nawe se umwana abaye iki ko nta kintu ko papa amuteruye nanjye mpari abaye iki? Ararira cyane ararira. Ndamuhamagara muhoza ararira. Noneho arongera akora mu zuru, ko akoze mu zuru akarira. Mwuka wera aramfasha, nibuka ko namubonye atoragura ishaza. Namwe cyangwa yashyize ishaza mu zuru. Noneho papa we ubwoba buratwica. Papa aramuterura araguruka. Noneho atumwita koga. Ambwa koga pfuna kuko ageze kuri stage kumenya gupfuna ukora ibintu byose. Noneho ati pfuna apfuna rimwe ishaza riragwa. Haleluya, haleluya. Ntabwo nzi byari gukurikira iryo shaza iyo riyoba kuko ntabwo ndi umuganga simbizi, ariko icyo nzi nuko bitari kutugwa amahoro. Umutima wanjye washimye Imana. Haleluya. Ni byiza ko tuza gushima dufite ituro ry'ishimwe. Nimubona tutaritanze n'umugeni ngo ntarihari, ahubwo nkimara kubibona, nkimara kubona imirimo y'Imana, nahise nohereza ituro ryanjye ry'ishimwe iryo joro. Nahise tukajijoro ndavuga nuko n'imbere y'iteraniro ryanjye ry'ibintu ikomeye, ariko nibura ituro ryo ndarifite. Mpita ndyohereza kuri kode, mfata amakode ya hano bajya dutabara kenshi. So ituro ry'ishimwe ryo nararitanze. Twari dusigaje kuvuga Imana yakoze. Natuzaniriza ibyo iteraniro. Haleluya, Imana ishimwe. Mana data, Mana Mwami wacu Yesu Kristo, ndi imbere y'ubwoko bwawe, ndavuga ishimwe, ndashima kuri Imana igira neza. Nguhaye icyubahiro Mana, ntiyicishije bugufi imbere y'ubwoko bwawe. Ntaba ari jye ahubwo aba ari wowe. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kwibwira umwana wawe. Amen. Yesu ashimwe. Nitwa Kagabo James. Mbano ari mu rugo, shima Imana ko nabonye urugo agera iwacu mu muryango. Rero nishimye, nshimishijwe cyane nuko ndi hano ndi mu muryango. Mbarizwa muri Benjamin mu nzu ya kabiri. Umuyobozi wanjye ni Gordon, ndamushimira ko yabaye umubyeyi mwiza. Ikindi gushima cyane rero uyu munsi nagize amahirwe mbona scholarship. Ni ibintu nasengeye, ni ibintu nahigiye umuhigo. Hari icyanditswe kiri muri Hagari 1:8. Nicyo nahigiye umuhigo. Maze kugisoma kivuga ngo muzamuke mujye mu musozi mushaka ibiti muze muri bacyo urusengero munanjye aho nizishima. Rero nahize umuhigo ngere muri icyo cyanditswe ndavuga ngo Mana ntuwerere ngibi kuko ntabwo byari biroroheye. Kwiga kwanjye n'urugendo rurerure usubiyemo amateka ahambaye. Nkanjye Kagabo wigiye munsi y'igiti nicara ku ibuye, ubuzima bwa karangazi, nta mashuri, minerivare zirabura, hari aho zabuze kompiyutire ndataha. Ariko uyu munsi ngiye kwiga kuri scholarship y'umuntu ntazi. Ngiye kwiga masters. Ngiye kwiga ufite akazi.
ntabwo bari guhagarara, ntabwo bahagarara. Ejo bundi nari mu biro bya minisitiri no gusaba sitadiri, ntabwo akazi gahagarara. Rero kandi naho ngiye kwiga bazandeba. Kwiga muri China azahaguruka ku wa gatatu uyu munsi w'icyumweru. Ndashima Imana rero muri jyewe tukanashima munyihanganire uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ubuzima bw'itorero, ubuzima bwa bishop, ubuzima bwanjye nawe uri hano. Dufite amashimwe ukuri. Nari mfite ikibazo mvuga nzagenda bishop atarashima ngo ntabwo ntumva. Ngize amahirwe itikije mbona yanditseho itariki banasohoye igihe cyo gushima cya bishop, numva ndishimye cyane. Rero iki giterane cy'uyu munsi ndagishimira ko mpari. Ndashimira Imana rero ko uyu munsi ni hano. Hari akantu ushaka kuvuga gatoya. Niga hano hirya kaminuza ya Kigali no nakoreye bacyarana. Hari igihe nabuze minerivare, amafaranga arabura complete bijyayo. Ariko igitangaza cyabaye muri iki ngiki, narabyutse ndasenga ndangije ku kizami mu gitondo cya kare. Ngezeyo njya muri finance, bambwira ko bidashoboka ko nakwatira mu kizami, munyihangane ntabwo. Hanyuma ndangije njya muri ofisi ya DVCA wa academics, nicara ndamutegereza ajya kwigiretinga abandi. Ikizami cyatangiraga saa 2 kigeza bageze mu saa 3 n'igice, saa 4 nibwo yavuye mu yandi marooms araza. Yari umudamu, Imana aho ari, Imana ikumugisha, yitwa Sharon, hapa sinajya kwivuga. Yaje kujya muri UR. Atungutse arabaza kuri hano, abandi bari bicara bakaba baragenda, ariko atungutse arambona arambaza ati iki kuri hano. Ndaza ndabitekereza, arambwira kuki se batakwemereye kwinjira. Ndambwira rero basore, hari ikindi gihe nagiye basaba ibibazo barazinyima n'ubuhanzi, nta kindi nanifite rero cyo gutaha cyangwa ngo nkore iki, nagomba kuba ni hano. Arangije nicaza muri ofisi, amereza buri kimwe cyose. Arambwira ati kuko yambaje amanota narifite, arambwira aho kugira ngo uzaripite isomo gihe ugiye gukora. Ndashima Imana ko kuva icyo gihe yarambwira ati nugira ikibazo cya minerivare unyuza muri ofisi wanjye nzanamwishyurira. Navuga ko nahize umuhigo turimo twubaka, kandi icyo cyanditswe nicyo kivuga. Nahize umuhigo w'amafaranga 100. Nari nsanzwe ntanga abiri narabizi n'abandi, ariko hari amasengesho twasenze tukigera aha. Nabaga muri Adonai Karegeya arabizi, ariko Imana igenda ikora ibitangaza. Rero hari amafaranga contribution natanze, ariko nzayohereza 100. Nabashimiye, ndabasezeye department zose nabagamo, ariko azagaruka. Imana izamuye. Murakoze kubuhamya bw'Imana. Turabisaba izajyane n'umugisha ajya kwiga masters. Uzabane nawe, uzamunezeze kugeza yose, twongere kumubona muri iri center. Ashima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Imana umugisha. Uyu munsi baraza kubabarira, hari ibintu bihinduke. Ubuhamya natwe twashatse gutanga muri service zose, kuko turabizi ko hari abantu batari bubashe kugaruka muri service ya gatatu. Niyo mpamvu twifuje gushima nka famille yanjye, kugira ngo basabe famille mwese muze muhagarare hano. Mukagiye muri tututi tubasumba
uyu munsi no gushima ku itorero ryose, ariko by'umwihariko abaza famille ya Kayonza. Muri make hanyuma ndaha ikora ikuririmba gusa nubwo yagiye ariko turi yaranje. Amafoto yabonetse ntabwo biratwara umwanya. Iriya foto aya matara mwayakoraho hariya nari ndwaye ndi Eldoret Hospital, umuntu wangejeje kwa muganga ari hano yaje ubwo gushima gusa. Apostle James yaramutse yahageze ejo yaje gushima kuko nibuze ukuntu yarekeye ku airport. Umudamu we n'umudokita bamuza n'umudokita ushinzwe amagufa ahantu n'indi Eldoret Hospital. Komeza hariya iriya uniform ntabwo ari yanjye niyo kwa muganga, niyo uniform bakwambika bageze nta n'ibwo ari iy'abafungwa iy'abarwayi. Buriya hariya nari maze kugera ku rwego numva ubuzima bw'isi bwarangiye. Kwicara bimbabaza, guhagarara bimbabaza, kuryama bimbabaza. Komeza hariya nari ntangiye koroherwamo. Pastor James atangiye kunyigisha kujya koga, akanganiriza akantwara mu mahoteli akomeye kugira ngo nibagirwe ibibazo, nkayakoramo na za exercise. Mfite ikintu nambaye mu nda, icyo ngicyo cyafashaga guhagarara. Komeza hariya nari njyanye na passport yanjye, iriya mureba ni passport. Y'u Rwanda. Komeza twibuke. Aho nari nagarutse ni Kigali, mpagaze hariya muri banki. Komeza niyo zaba zirekeye aho, hari izindi zikomeye ntabashije kubona, si niyo zagiye. Ndagira ngo ushime Imana n'ubu utari bubashe kuza mu service ya gatatu amenye ko ushima Imana. Shima Imana kuko nageze ahantu dogita ambwiza ukuri nk'umudogita wabyigiye. Arambwira ati kamubwiza ukuri nk'umudogita ntakubeshye ntabwo uzakira. Arambwira ati kandi biturutse pressure uko imeze n'umugongo uko umeze, amafoto ugomba yakureho ntagaruke nonaha. Wirinde kongera kumva ikibazo icyo ari cyo cyose. Ushaka ahantu ujya uruhuke, wirinde ibibazo, ukomeze unywe imiti, ukomeze ukore exercise, ariko ushaka ahantu ujya wirinde ibibazo. Arambwira ati kandi reka mubwize ukuri nk'umuganga, nihagira umudogita wundi utari ukugira inama yo kubaha, azaba ashaka amafaranga yawe adashaka ubuzima bwawe. Kubera dogita nari namuhawe na Dr. Sarah, ariwe mugabo wa Pastor mudamu wa Pastor James, yumvaga ko agomba kumurikirana neza nk'umuntu watanzwe n'umuganga mugenzi we nubwo badahuje ibyo bavura. Akambwiza ukuri kose, arambwira ati ufite pain nyinshi kandi ntabwo turi bukubage. Icyo turi bukore, genda ushaka ahantu nurangiza ukumva pain yanze ibaye nyinshi, uzaze tugutera agashinge kamara umwaka n'akamara amezi 6 karahari. Nako ntabwo tuba tugukijije, tuba tugushanyaraje kugeza igihe runaka kugira ngo uruhuke uburibwe. Amaze kubimbwira
ariko ubwo nagiye hagati nigera Eldoret Hospital ndi admitted church committee yaricaye na Mama Deborah bavuga ku kibazo cyanjye bohereza amafaranga menshi. Mama Deborah arazasanga kwa muganga ibitaro byose arabyishyura kubera amafaranga church yohereje. Tujya kwa James Kamara iminsi mike bohereza njya muri apartment kugira ngo nagomba kurusha urugo rwa pastor kandi mfite amafaranga yanjye nk'umuntu. Udamu yarahangayitse cyane kandi ari doctor yasaga avuga bishop yawe ni uburyo ahangayitse. Ndavuga rero umuntu church yohereje amafaranga reka no kuruhanya hano muri Eldoret nabwo muri Eldoret City. Ndagenda njya muri apartment nkajya nirebera kubera amafaranga muhereje. Ndashima Pastor William, ndashima Pastor William, ndashima komite yose y'itorero. Mumba bari manaro ukabana bakabona abapasiteri komite baricaye babuze inama bohereza amafaranga kubera corona ntabwo babasha kugenda, ariko bohereje Mama Deborah nta kintu nabuze uretse kubabara gusa, nta muntu wajyaga kubifasha, ariko ibindi byose barabikoze. Mu mperema amashyi itorero. Ndashima rero Pastor Muhirwe na komite ko mwakoze ibishoboka byose. Ashimira Pastor Mary washyizeho abingenzi basengaga buri munsi kugira ngo basenge. Bafite impano ndaza kubibahabwira. Nashima umudamu wanjye. Data ntibyoroshye ukuntu nari meze, nagezaho anyuhagira ndi umuntu w'umugabo. Nabasha kwicara, nabasha guhagarara, nabasha no kuryama. Kubera nawe pressure yari afite z'ibibazo abona, hari n'igihe yantonganyagamo, ariko yantonganya arashaka ko nkira vuba. Isi rero namuyobeye, ubundi akagira ngo sinkinizera kuko nari nemeranyije no gupfa mvuga n'abandi barapfuye, wasanga ari byo bwari byari. Uwo ni umupasiteri mwakire wese mu bantu nari nizereye Pastor nziza ni umuntu w'amashyaka. Provaiding Pastor Mama Irma namashyi ko muri Mama Deborah nzaguhemba impano nziza n'ubuzima bw'abashimye wahagararanye nanjye, wanyeretse isezerano twasezeranye ko tuzabana turi bazima turwaye, mu byiza no mu bibi yarahagaragaye. Mumpe amashyi. Abantu barabyara ariko sinabona abana murebe. Abana baraseze, abana bakoze ibintu byose bibaho. Ariko igihe njya Kenya wenda bitangire neza, iyo amasaha yagerera byo birangora. Iyo twageze igihe cy'ijambo reka sabe James ahaguruke niwe wanyakiriye ngera muri Kenya. Ibyo byose byabaye Kenya nkabibaza Pastor James. Hanyuma ngera ni Rwanda rero wanyakiriye nawe nahaguruka. Pastor Richard ibibuzi byanjye kuko nageze Uganda n'igihe nahabaye uri niwe ubizi neza. Hanyuma igihe bashyiragaho lockdown ya kabiri
numva ntazashobora guhora nicaye mu nzu ya Kampala namanuka nigira Cyemanzi reka mbere kuwanya Kibenga nabaga mu nzu yubatse inzu nziza cyane icyumba cyo hejuru nka cya kindi cya Elisa y'abagamo icyumba cyo hejuru cy'amasengesho ngewe niberaga igihe cyose numvaga nananiwe ntafite imbaraga mvuye mu nka kureba ngira n'inyana nkabura icyo gukora najyaga kwa Ruzindana nkajya mu cyumba cyo hejuru barakoze nifuje kuza hano kugira ngo ushime Imana nawe hari nubwo turi bushime muri service ya gatatu ariko nagira ngo mbibutse ko bitajya bishobokera abanyakigali kongera kuboneka bose niyo rero mutaboneka mumenye mudashima Imana yari n'isi ikarema ijuru gahinyuza ijambo Dr. yambwiye ko ntazongera guhagarara imbere y'itorero yarambaje ati ukora ikintu pasiteri arikanga aravuga ngo ntuzongere gupima guhagarara umwanya urenga n'iminota 15 imbere y'itorero ati mugire inama waba unariretse kugira ngo abandi bakomeze kuko mukomeza kwishyira mu gihe church ukumva n'ibibazo urapfa ariko pressure hejuru agira umugongo umeze nabi kutwara ibintu bibiri pressure n'umugongo ababizi niba babizi madamu najyaga mubwira ngewe sinshaka n'umuhungira nabi najyaga mu modoka ngenda urugendo ruva hano twagera akabuga n'iziritse mu mugongo nta munota n'umwe dutegereje yabaga atanyegereye akana ko makakoresha batayizi nanjye nyimenye n'ubundi ngendajyaga mu bavuga pressure ngo diabetes ngo sinzi iki nkagira ngo nta nubwo bindeba ariko amaze gusaba aka rero kahoraga ku ruhande rwanjye kugira ngo bamenye ko abataraca mu cyuma badafite barahanaza kubaha ibipapuro byombi murebe ukuntu amagufwa yari ameze aha bashishiye mu cyuma iki ni icya kabiri hanyuma n'abari bazi ko nagendanye no kurya amafaranga mumenye ko nari ndwaye aba bana rero ndagira ngo muririmbe indirimbo imwe mwitoranyirije hanyuma nkomeze kandi mubona yafasha n'abandi ntabwo nzongera kubyambara ugeze mu rwego Haleluya! Ninde wishimye na Esther? Baratubwira ko twishimye rero munyihangane nikomeze ngo nababaye igihe kirekire nabi byarananiye. You've done so much for us, we cannot tell you, Nara. If we had so many times and time, we could not tell it all. Nara, one thing I know for sure, when he healed that, he healed him completely.
asuhuza iteraniro gato. ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. amazina abantu Mutara Debora Uwizeye Ruhinda. ndashima Imana ko naje uyu munsi bazanye intashyo ziva kuri Pastor Vincent n'itorero muri rusange. bazanye intashyo ziva ku mutware wanjye cyane, ariko ndashima ko Dadi yakize. Nizi isomo rikomeye cyane ryo kwizera Imana utagize guhangayika uko ariko kose bizamukiza, kuko namenye ko yenda kugenda Kenya, menya ko byakomeye, ariko ndavuga mu Mana watsindishije Dawidi Goliyati, nawe dutsindishije Goliyati yahagurutse mu muryango. ndashima Imana yuko yabanye nawe mu buryo bwose. ndashima cyane yuko atigeze arwara korona muri ibyo byose byo yarwaye. Murabizi yuko iyo umuntu arwara korona afite n'ibyo sinzi uko bigenda byari bibi cyane. ndashima Imana rero ko abantu bose mu buryo ubwo aribwo bwose bwadusapotinze mu masengesho, mu buryo ubwo aribwo bwose ndabigushimira cyane. Imana iguhera umugisha. ndashima Imana cyane ku worship team niba ari kugira ngo soza umushimira yuko yamubereye mama, yamubereye umwinginzi, yamubereye comforter, yamubereye encourager, motivator, yamubereye chef, yamubereye umurwaza mwiza, amubera na nasi mwiza, yamubereye umugisha. kubera muri kurema mu mahanga intego yanjye no gushima Imana mbere ya byose, iya kabiri no gushima abashumba ba Healing Center na komite y'itorero ryose, iya gatatu no gushima inshuti zanjye. ndagira ngo sabe rero Pastor Richard, Pastor James,